Yes, nyuma y'amavideo akomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga y'abakobwa batatu harimo uwamenyekanye cyane muri bo witwa Emeline. Amavideo yagiye hanze aho habanje gusohoka amajwi Emeline avuga ko akeneye ayo magambo njyangira uvuga isoni zo kuba nayasubiramo, ariko ababonye ayo mavideo ngira ngo murabizi uko bimeze. Kuri ubu rero hakaba hari amakuru avuga ko bari abakobwa batatu mwabonye mu mavideo kuri ubu bamaze ku munsi w'ejo batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Akaba ari amakuru rero aje nyuma yaho nanone ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari yabivuzeho, ndetse avuga ku rubyiruko mu by'ukuri rukomeje kwambara ubusa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho ndetse ari ibintu byagiye bikunda kugarukwaho n'abantu benshi. Hanyuma rero ari amavideo ya ba Emeline ndetse na bagenzi be akimara kujya ahagaragara, abantu benshi bahise bavuga ko byanze bikunze aba bakobwa bagiye gutabwa muri yombi. None koko ku munsi w'ejo nibwo amakuru yatangiye kuvugwa avuga ko aba bakobwa batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibintu rero bijyanye no gukwirakwiza ndetse no gusohora amavideo nk'ariya, ngira ngo nk'uko mugenda mubikurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, biriya ni bigize icyaha gikomeye cyane, ni icyaha gikomeye kuba wakwirakwiza amavideo nk'ariya, kubera ko ari amavideo usanga yica umuco nyarwanda, ari amavideo usanga rwose hari byinshi yangiza. Abantu benshi rero mu nzego zitandukanye by'umwihariko z'ubuyobozi, nyuma yaho Perezida Paul Kagame abigarukiyeho, na Minisitiri utuma twishima yagaragaje abarebwa n'ikibazo cy'urubyiruko rwambara ubusa cyagarutsweho na Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'urubyiruko w'iterambere ry'ubuhanzi Dr utuma twishima Jeanne Paul Abdara yagaragaje ko ikibazo cy'urubyiruko rukomeje kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga kitareba inzego z'ubuyobozi, ahubwo gikwiye kuba icya buri munyarwanda wese. Ni ubutumwa Minisitiri Dr utuma twishima atanze nyuma y'uko Perezida Paul Kagame atangaje ko abayobozi mu nzego zitandukanye n'abagize umuryango nyarwanda bakwiye kwita ku burere buhabwa abantu muri rusange, kuko nta muryango cyangwa idini byigisha kwambara ubusa. Ahamya ko ubikoze no mu mutwe we nta kintu kiba kirimo. Perezida Paul Kagame ubwo yari ari mu masengesho yo gushimira Imana ibyiza yakoreye igihugu ku itariki 19 Mutarama, ubwo ni ku munsi w'ejo ku cyumweru muri Serena Hotel, yatangaje ko bidakwiriye kubona mu muryango habamo abantu bagenda ku muhanda biyambitse ubusa kuko bihabanye n'umuco. Yagize ati nkurikira ibintu no ku mbuga nkoranyambaga, intambara zirirwaho z'abana bato bari aho bambara ubusa ku muhanda, bakambara ubusa. Uwambara ubusa se abarata iki undi adafite? Twese tudafite. Nta dini ribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho wo kwambara ubusa, ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mitwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Bwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo. Nubwo twicaye aha nk'abayobozi, inshingano tuzaba twuzuza izihe? Tuzibaze nizambika ubusa abanyarwanda. Minisitiri Dr utuma twishima ubwo yasubizaga ikibazo cy'umwe mu banyamakuru wifashishije urubuga rwa X abaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko Perezida Paul Kagame yasabye abayobozi guhagurukira ikibazo cy'inkumi zirimo kugaragara zambaye ubusa,
avuga ko no mu mutwe haba hambaye ubusa. Yavuze ko ku kibazo cy'uburere twese turi abayobozi ku nzego zitandukanye, ntiwumve za minisiteri, ibigo, ribu, polisi. Akomeza agira ati oya. Yakomeje agaragaza ko kugira ngo iki kibazo kiranduke mu muryango nyarwanda byasaba ko buri munyarwanda wese agira igiti cye cyangwa se agiramo uruhare. Aho yagize ati aha tuzabanze dufate inshingano twese nk'abanyarwanda. Yasabye abanyamakuru ndetse n'abandi bavuga ari kumvikana gutanga umusanzu wabo mu kwimika ibyiza, urukundo ndetse no kwirinda kwamamaza ibibi bishobora kugira ingaruka mbi kuri sosiyete nyarwanda. Aho yagize ati abanyamakuru, aba influencers, mikoro zacu, ibyo tuvuga nihe tugomba gutanga mikoro zacu, twe turatanga umusanzu ki? Minisitiri kandi yasabye abanyamadini ndetse n'abamatorero kwerekeza umutima mu kugira uburere bwiza mu batugana kandi bifatika. Ni mu gihe nk'abayobozi ba leta bazarushaho gukora ubukangurambaga ndetse no guhana ibirimo kurengera ndetse no kwica amategeko. Aho yagize ati twisuzume nka sosiyete, umuntu ku giti cye, ikibazo kibangamiye abo turi bo none n'ahazaza h'u Rwanda. Ubu butumwa kandi bushyizweho hagati nyuma y'uko hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira amashusho y'abanyarwanda biyambitse ubusa, abari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa abikinisha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi rwagiye rwihanangiriza abantu rukabasaba kwirinda ibi bikorwa kuko biri mu byaha bihanwa n'amategeko. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri aherutse kuburira abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, atangaza ko bashobora no gufungwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Akomeza agira ati niba uri gutangaza ibihuha hari amategeko ahari abihana, niba uri kwiyitirira umwirondoro wundi, niba uri gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, niba uri guhamagarira abantu kwanga abandi, niba ari ugukoresha imvugo zivangura abantu cyangwa gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni, ibi byose hari amategeko abihana kandi hazabaho n'ibihano by'igifungo kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Kuri ubu rero Emerine ndetse na bagenzi be ku munsi w'ejo bakaba baratawe muri yombi. Gusa abantu benshi bakaba bategerezanyije amatsiko niba bazahita bajyanwa bashyikirizwa dosiye yabo mu bushinjacyaha ndetse bakaba bahanirwa ibyaha byo kwiyandarika ndetse no kuba bafata video z'urukozasoni bikarangira zigiye hanze, nubwo nta makuru ahari niba koko ari bo bifashe ziriya video ndetse akaba ari nabo bafatiye mbere mu kuzisakaza. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda tumenya bitewe nuko n'ubundi iyo umukobwa cyangwa se umusore yafashwe na RIB bitewe n'uburyo ki n'ubundi amavideo yagiye asakara, n'ubundi yagiye kujyanwa imbere y'ubutabera, niba ari ujya kuburana mu rukiko, n'ubundi birangira bije n'ubundi mwitangazamakuru. Amakuru natwe naho ngaho twita tuzira tukayabagezaho ku gihe. Gusa ibintu bijyanye no gukwirakwiza amafoto n'amavideo by'urukozasoni byo bikomeje kugenda bifata indi ntera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ugasanga n'ubundi ayo mafoto n'amavideo akwirakwizwa ari uko ba nyira ayo mafoto n'amavideo aba ari bo baba bafashe iya mbere mu kwifata ibintu nk'ibyo ngibyo. Nubwo bajya kureba, bajya gusanga bakareba, bakajya kubona bakabona ayo mavideo n'ubundi yageze muri sosiyete, ugasanga n'ubundi nibo bigarukiye, izina ryabo rirangiritse, batakarijwe icyizere. Niba wari ufite n'akazi keza rwose kugasubiramo ukabona biguteye ikimwaro, ahandi uhora wihisha uryamye, ahandi rwose utangira kurwara depression bitewe n'ubujiji bwawe bwo gufata amavideo nk'ariya, ndetse kugeraho ayo mavideo nk'ariya atangira gusakara ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu nakubwira ko mu Rwanda abantu benshi nabo batanabyishimira, nubwo wenda ayo mavideo yabagezeho
usanga cyane cyane nk'itangazamakuru ari ryo riri kubishyuhamo cyane bibivugaho cyane, ariko ni mu rwego n'undi rwa business kuko babishakira views, tuba twishakira views nta kundi byagenda. Ariko mu by'ukuri amavideo nk'ariya ntago byari bikwiye ko, ntago byagakwiye ko akomeza kugenda asirikira mu gihugu, kubera ko usanga hari abantu agwaho batagenewe ayo mafoto cyangwa amavideo, by'umwihariko ababa bafite imyaka iri munsi ya 18, ubona ko bibangiza mu mutwe ndetse bishobora gutuma nabo izo ngeso z'ibyo bari kubona mu mavideo bazadukana, ugasanga abana batoya cyane rwose abana batoya nabo batangiye gukora ibintu biteye isoni nk'ibyo mu mavideo. Nk'uriya wakoreshaga ivide rwose, ukabona umwana mutoya nawe abonye afashe ivide aravuga ati reka ngerageze gukora ibyo nabonye mu mavideo, ugasanga ni ibintu biri kugenda byangiza sosiyete. Ariko nanone ababikora cyangwa se abateganyaga kubikora mumenye ko amategeko ahari kandi azabagonga, uzahanwa azagene nyine igifungo akirye, kubera ko niwe uzaba wabyiteye, niko biba bimeze. Hanyuma rero reka mbashimire cyane mwebwe twabanye muri aya ma updates nayo ngiye kubagezaho y'uburyo ki hasotse inkuru ivuga ko Emeline ndetse n'abakobwa bagenzi be batatu bagaragaye bambaye ubusa mu mavideo, ndetse bari gukora ibikorwa ubona ko ari ibitera soni cyane rwose mu mavideo bakoraga bifata, bamaze gutabwa muri yombi. Kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro ya RIB, sitasiyo y'ubugenzacyaha bw'u Rwanda. RIB bayita Rwanda Investigation Bureau, niba mutari munabizi. Ni kenshi rero n'ubundi umuvugizi wa RIB ntawe yagiye abihanangiriza avuga ati rubyiruko bantu murekeraho gukora ibintu by'umwanda kuri social media, ariko abantu nyine ntibumva. Sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo amatwi arimo views ntiyumva. Urumva rero ni ikibazo. Reka rero nshimire wewe wamaze gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Imana iguhe umugisha aho uherereye hose.